ndi rutikura ndi rutimbukana amakuzi ngaba zitindukira kurwana nanjye bisi ngabo y'inganje nkaba nyiri icumu ricuze neza n'icumu ryanjye si ikigimbe ninacakiranye no mu bicanda ari mu cumi itagize ngaracururuka cura umugambi wo kunyeza atera akaba icumu rya buri jama hecane bugicyari imicyo cyarinda u Rwanda murakoze cyane ndimi na gitero nzira guterwa ndi umusore mfite gatatu mu gatuza ikine cyose ndaterura ngatura hasi umusore uzira ubunyandurwa n'ubugaraga hano bisanga n'ubutaka Bani yarubeberuwe irayibirori bugino irezibereye guhamiriza nizaye kunda nizaye kokira nizaye koya ngizakamirwe ibihondo ngo muravuge ki mwabagabo mwe nijye sindakagabo ndi ikigabo ninaraye ndagiye ngabiserukina ngabo mu bikingi byanya kayoge ninayishoye nisomusogongere nibujya hasi n'umusenyi hejuru n'umusemburo ngo muravuge ki mwabagabo mwe ninazigishiye zanya bitare baratabaza nibatuye umuhungu muramukeze nibujya afite inka ziheza zirakagwa nzira isi nyubahiro gikakuruhare rwacu n'imfura zishengerera n'inkotanyi abatimira nk'umukore kutana y'ibyo bazarutagamburuza amarere n'inkotanyi abigusingote n'abigware ninirutikura ninirutimukana amakuzi ngaba zitindukira kurwana buraca bayitinga bayinganje muravuga iki mwokagira inka z'ibihogo ninigatsibo k'imitoma mu bikingi bikuru by'urugabe nandusha abandi z'umutware ry'umugabe wa rusekamuzi zaraharaye ko se nizararishyanga ingumano metizi imbere umwega w'umukongore ninga n'inkotanyi bisenyera kuntara kuvana n'inka n'inkotanyi n'ipakarasti mwokagira inka z'ibihogo ndavuga iki ndeka iki ninka rubumbira na murefu yatumye amahembe kurire yaziye marigizi ngisiputinga ndabure ku kigo mpene rwamanga yateze itsimbarara kuzazo bukenze imidari ishimye ko zigutse urugamba nk'abatabazi nyakutabarwa nimuravuga iki mwokagira inka z'ibihogo mwe korere mano ko bakayeza hejehogo nikogoko undege ogo iyene koko wakeje ogo korere mano ko wakaheza ede ogo nikogoko wakeje ogo iyene koko wakeje Nava momasa etnewato namgavate modo pashe ore baro ko wakaheza edeo neko wakideo tubahaye ikaze mwese turi kumwe kuri Bushake TV tukaba twasuye itorero rikaze cyane ndetse itorero ryitwa ngwiki hano murakoze cyane mbere na mbere turabasuhuje amahina amahoro bibahame nkuko mubivuze turi itorero rikomeye cyane ko mutubana hano duteranye nk'itorero umucyo rikorera muri Gatsibo TSS karere ka Gatsibo itorero niryo tujya tubona kenshi riba ryasohotse riba ryagiye kubyina ahantu henshi cyane ryitwa umucyo ntabwo wibeshye kagira imana umucyo turabakiriye cyane nambwira ko abantu mwese nkurikiye byakabaye byiza ukurikiye iri torero ukareba amavu n'amavuko yaryo ese ubundi iri torero ryatangiye gute murakoze cyane nk'uko twabivuze itorero umucyo muri Gatsibo TSS ryatangiye mu mwaka w'2018 yatangijwe n'uwo bitaga Ruzindana ariko yari umuhungu wa Karugu ka Kajeja umwishywa w'abashambo uwo muhungu aho yari afatanyije na bagenzi be murabizi umuco wacu nyarwanda n'uzacika n'abashaka kuzawuca ubwo tubahaye ukuri nabo barabyumva umuco nyarwanda tugomba kuwukunda tukawusigasira uwo muhungu yarabikundaga cyane nibwo yegeranye na bagenzi be arabibakundisha kandi barabikunda itorero umucyo rirakura kugeza na n'ubu mu mwaka w'2026 mutubona aha ngaha niwe tubikesha kuba turiho dukora kandi dukora neza tunazwa abantu badukunda bakadukundira ibyo dukora natwe tukabakundira tukabikora tumva ari ibyo murakoze cyane
mwabonye ni itorero ryiza rigizwe n'abakobwa, abasore n'inkumi, ariko bigaragara ko bakiri batoya, bashobora kuba rwose bashaka nyine ko umuco nyarwanda uzakomeza gusigasirwa, cyane cyane ko hari ahantu henshi ugera ugasanga umuco nyarwanda usa naho uri kuzimira. Ariko uyu musore ubanza ari we ubahagarariye bose, ubundi we bakwita nde? Murakoze cyane, ni njye ubahagarariye. Ese buriya ntabwo watwibwira muri bwa buryo nyine, cyane cyane nk'abantu ibyo mukora ukatubwira muri ubwo buryo, cyane cyane njya muri buryo mubikoramo neza, ukwivuga nyine ukivuga neza ku buryo unahagurutse niba bitakugora, ku buryo nyine wibwira abantu bose bakubona, ukabibwira neza bakagusobanukirwa uwo uriwe. Oya, guhagarara ntabwo byamvuna, ibyo nabyo bimpame. Ubundi amazina yanjye data yanyise neza, burya ntabwo ndi nk'aba bandi. Izina ryanjye ndarikunda, nitwa Gikaka, ndi umuhungu wa Nkuba ya Mambara wa Ruyumbu rwa Gikaka cyaba rwaca bakarumuna ka Mambara, no wakweyunga abanyamugunga wa Karumuna wa kabiri kakwatama iki. Ariko burya nubwo ndi umuhungu wa Nkuba nuze kugira ubwoba ngo ndaguteza inkuba, ndi inkuba ariko sindi inkubaganye, ndi inkuba itekereza nakubise inyanga biramanyitira inkubire ngo ramitana nibwira batanazi mbasaba kurahira cya matari mwafura. Indi inkotanyi y'abatimira nk'umukora ibintu nege bahize rutagamburuza amarere, ndi inkotanyi bigisi, ndi inkotanyi rabigwaye, ni ndi ruti kura, ndi rutimbukana amakuzi ngabazitirukira kurwana nanjye bisinga bayingaje, nkaba nyiri icumu ricuze neza, icumu ryanjye si ikigimbe, ninacakiranye no mu bicana ari mu cumi itagize ngaracururuka cura umugambi wo kunyeza, atera akaba icumu rya buri jama hica nibugi cyari icyo cyarinda u Rwanda. Murakoze cyane, ndi imena gitero nzira guterwa, ndi umusore mfite gatatu mu gatuza, ikine cyose ndaterura ngatura hasi, umusore uzira ubunyanduga n'ubugaraga hano bisanga n'ubutaka. None se ahangaha njyewe nta kibazo, komeza wicare gatoya cyane dukomeze tuganire, ariko ndumva ngizemo n'ubwoba, ngizemo akantu k'ubwoba. Ese iryo ni izina rimwe? Ntabwo ndi kubyumva neza, dusobanurire, iryo ni izina rimwe? Murakoze cyane ko wabyumvise. Ubundi amazina yanjye nitwa Gikaka Juste, ariko ibyo nongeyeho bindi ni ibisekuru. Ndi umuhungu wa Nkuba, Nkuba ni umuhungu wa Mambara, Mambara ni uwa Ruyumbu, Ruyumbu nawe ni urwa Gikaka, Gikaka ni icyabarwasha, abarwasha ni aba Karumuna, Karumuna ni uwa Mambara, Mambara ni uwa Kweyunga, Kweyunga ni uwa Nyamugunga, Nyamugunga ni uwa Karumuna wa kabiri, Karumuna ni uwa kwatamo iki. Nuko murakagira Imana. Mwabyumvishe rero, ahangaha murumva ko harimo abantu benshi badasobanukirwa. Nanjye ubwo sinakubeshya ngo ririya izina umuntu yivuga izina rimwe rigira iminota 5 yose ari kwivuga izina rimwe gusa, ni igitangaza cyane. Murabona ko iri torero rero rifite ibintu byinshi rikora. Nangubwira ngo ushobora kuba wabyumviye, ushobora kuba ufite ubukwe. Ese ufite ubukwe? Urashaka se umuntu waza kwivugira inka? Mwamubonye rero ni Gikaka, ndetse akenshi iyo wamutumiye Gikaka ngo nta nubwo ngo ashatse gutwerera, Gikaka ngo nigugira ibikorwa twera n'abantu cyane. Ntabwo wibeshye kuba wambonye ibyo byonyine, urabona ko ndi umusore rwose, ndi igishongore, ndi Gikaka. Impamvu Gikaka akunda ibi bintu cyane, Gikaka batubwira impamvu, ubundi ibintu wabitangiye ryari, cyane cyane byo kwivugira inka, ko tubona umeze nk'umwana ufite imyaka ntazi, wenda sinzi niba ntacyo bitwaye wabitwibwira imyaka. Murakoze cyane, kugira baravuga ngo ibanga ngo ni iry'ababiri, ariko ntekereza ko bibeshya, kuko imyaka yangizwe na benshi, ntabwo bikiri ibanga. Akantu kose uvuga rwose ushyiramo utuntu tw'udukoryo. Imyaka? Mfite imyaka 16. 16 gusa, ukaba ufite impano ihebuje kuri urwo rwego cyane. Gikaka rero ndagira ngo mbere yuko dukomeza cyane cyane ikiganiro cyacu, wemere noneho twatangiye kara kantu gatoya, ari gatoya cyane, wemere rwose nibinakunda, niba binashoboka nabo muri kumwe bahaguruke, hanyuma tuvuge ko turi mu bukwe, hanyuma wivugire inka neza. Nuko ubwo nta basaza bari hano ku buryo bari no kuza gukora kwa kuntu mujye mubigenza, ati rero muzehe, ati nagize gutya ngo ngiyo n'inkuyo n'iki byose, ariko ntabwo tubaza kubikora ko turi mu bukwe. Ariko nabwira ko nyine Gikaka abikora neza cyane. Gikaka wakwihangana ukabikora gutyo nyine, kugira ngo abantu bose badukurikiye kuri Bushake TV babirebe, banabyumve, bumve uko ubikora, banabirebe, batazagira ngo hari ngo ni amagambo. Unahagurutse rwose bya byiza cyane, n'abakugaragiye bose itorero ryawe niba hari icyo byaba biratwaye. Gikaka ni karibu rero, hanyuma isanzure. Ese mu bukwe ubikora ute muri rusange? Ni karibu rero. Urakoze cyane, burya natwe ntabwo twakiyimana, turi imfura cyane. Burya ndaza gutangira nanzika amahamba, ndatukiriza mu mazina y'inka cyane. Ibyo nibyo dushaka rwose. Nkundire mwamfura, dutarame gitahira na gitora. Ngereye
birori bagentore zibereye guhamiriza nizaye konda nizaye kokira nizaye koyakoya ngezakamirwa ibibondo ninazigisheza Nyabitare baratabaza batoye umuhongo muramukeze ntiburya afite nka ziheza zirakagwa nzira nizigisheza Nyamateke batera kamo baratabaza bati mena gitereye mutebutse utebukana amata burya umuturanye mwumba turamutengushye ngo muravuge kimwabagabo mwe ese nyubahiro gikaguhari rwacu imifura zishengerera nk'inkotanya batimira mu mukwe kutana igebeza rutangambuza amare n'inkotanya bigusi n'inkotanya bigwari nini rutikura nini rutimbukana makuzi ngabo zitindukira gubana niyo bisingabo y'inganje nikabye gatsiba k'imitoma mu bikingi bikuru by'urugabe ndusha abandi z'umutware iby'umugabe uruseka mu nzizara harayiza kunyabibwa n'inirwa ariko se nizarari cyangwa inguma n'imete ziva imbere mwega w'umukongori ariko se muravuga iki mwokagira inka z'ibihogo isi ese nyubahiro gikaguhari rwacu imifura zishengerera isi ariko mwamfura mwe niba ntashya ari mufite amashyi nyumva inaho ubwenge ndatarama gitahira na gitore ndimi na gitero nzira guterwa ndi umusore mfite gatatu mu gatuzi cyanira cyose nagiterwa nkagitura hasi ariko maze rero muze kwihangana abantu benshi barambwira ngahakagiye amagara hagiye amagambo ngo niyo mpamvu nsigaye ngana n'iyi nkoni yanjye ariko iyo taye yanjye nyikesha amata nabibabwiye muze kwihangana ubwo ngubwo rero ayo magambo aze kumama ningasuhuza abantu hari igihe nsuhuza abantu ngo nsuhuje i Kigali ngo ngize Gasabo ngo nshyize hakitsa bigatsiba ishyari rikabica u Rwanda n'urwa Gasabo si urwa Gatsibo ariko niba ntashyari mufite amashyinyuza niyo mpamvu njye naganye ubusizi ngo muninde ubusinzi n'ubusozi hato nazaba igisari nkazisanga nasandaguje ibyo sanze niyo mpamvu ndi umusore ndasobanutse ibyo ngibyo kandi bimame namwe amahe n'amahoro bibahame mugira amahoro azira amahane n'amahano dore no mu muhanda niyo gahunda mwafuramo murakoze cyane ariko murakagira imana mwamwiyumviye ndetse mwanamubonye umusore Gikaka ufite ubuhanga bukomeye cyane mu kuba yakwivugira inka bivuze ngo uyu musore rwose arasobanutse ntasobanya ndetse ibyo akora arabizi. Gikaka, hanyuma hari akabazo nagira ngo nkubaze, ese mu by'ukuri ese byaba ari ukwivugira inka gusa, ese hari ibindi bintu waba ukora wenda cyane cyane mu bukwe? Tuzi ko mu bukwe harimo kuba, ejo nabonye hari ukuntu abantu bagenda bakajya no gusaba, ugasanga abasaza ubu barabuze. Mu minsi iri imbere rero uzaba nawe kujya gusaba. Ese n'ibyo bintu nabyo ujye bikora mu bukwe? Habamo imisango myinshi cyane, gusaba cyangwa se kuba MC. Ibyo bintu se byo nabyo wenda urebaho cyangwa nabyo uri kubitegura? Murakoze cyane. Ibyo ngibyo nk'uko bivuze bikomeze bimame wa mugani, bajya bavuga ngo uragapfurwo. Ibyo ngibyo byararangiye rwose, ndeye musigikaka wa nkuba nk'uko nabivuze. Ibyo gusaba nabyo ngenda mbishyikira uko iminsi igenda iza, ndumva maje gusaba ahantu harenze habiri mu myaka yanjye mfite nakubwiye. Urumva ibyo ngibyo ni impano nashakisha. Uwayimbwiye bugira ibintu bajya bavuga ngo amategeko y'abanyarwenya ngo niyo avuga ngo ugusumbya ububwanga gutwara abafana. Ariko hari umuntu twaganira amwe ngo burya ngo abimbwa ntibagapfe burya ngo nabo baryoshya ibirori. Niyo mpamvu burya nanjye rero ibyo bintu bimaze iminsi, ariko byose nk'uko wabyumvise ndi Gikaka. Ariko niba wumvise neza, navuze ndi Gikaka, ndi umuhungu wa Nkuba kwa Mambara wa Ruyumbu rwa Gikaka. Wumvisemo Gikaka, ubwo urumva rero turi abahungu turabakaka. Ibyo byose mbikesha. Ubwo no kubaye MC nabyo ujya ubishobora? Ndabishobora cyane. Urabishobora cyane? Gikaka, rero reka dukomeze tuganire. Uyu munsi niba twemeje kugira ngo tuganire kuri byose. Hanyuma hari uburyo ki imwebwe wowe n'itorero ryawe mujya mugira n'akaririmbo keza, ugasanga rimwe na rimwe umuntu ashatse nko afite ikirori, nabyo mujya mubikora ku buryo umuntu afite ikirori mujya kumusurutsa mukamutaramira n'iki byose? Nuko turatarama gitahira na gitore. Gitahira na gitore cyane turi. Hanyuma rero mufite akaririmbo keza nigeze mbona ahantu, niyo mpamvu nifuje kuza kubareba aha ngaha, nambwira ngo umuntu wese ukurikiye kuri Bushake TV wibuke neza Gikaka n'itorero rye aho waba uri hose mu Rwanda, ubanza no ku isi hose mushobora kuba mwajyayo hose, kubera gahunda yo kugira ngo umuco nyarwanda utazazima, hose bagusangayo. Ndagira ngo kakaririmbo rero mufite mutirimo watungaye mujya mukoresha cyane cyane mu bitaramo.
indirimbo ziri nyinshi nubwo zose ataba ari izacu ariko hari akaririmbo dufite kacu ndetse tunakunda cyane ko turi mu itorero nyine ni Imana isa talent niko bavuga mu cyongereza mu ndimi z'amahanga gasubiremo mwasoma isa talent burya twarize ntabwo ako karirimbo rero reka tubasabe mukatunyurizeho niba na ngombwa na tubiri n'ubundi uyu munsi twabagene kuri Bucake TV kugira ngo umuntu wese ubareba cyangwa se bakurikiye abe yabona nuko yabasanga amaze kureba neza ibyo mukora. Hanyuma reka dukutuye mu karirimbo cyangwa se niba n'akabyino ntabwo mbizi nimwe mubizi tubaye karibu. Korere mpano ko wakaheza hejeho goho nekogoko ondege ogo iye nekoko wakejeho goho kore mpano ko wakaheza hejeho nekoko wakejeho yaba mu masore indetse n'iwacu iye n'ababyeyi mudufashe iye kore impano ko wakaheza hejeho niko kubakejeho iye niko kubakejeho iye korere impano ko wakaheza hejeho niko goko kundejeyo ugu iye niko kubakejeho kore impano ko wakaheza hejeho niko kubakejeho iye niko kubakejeho. Ni akaririmbo keza cyane turagushimira Kaka n'itorero ryawe itorero Umucyo. Ni umucyo. Akaririmbo se mufite izindi mwazishyira kandi kamubwira ngo bagukurikiye bakomeze kujya bamenya ko mwiyemeje kugarura cyangwa se gusigasira umuco nyarwanda. Mufite akandi karirimbo cyangwa se mukoresha mu bitaramo hari akandi mufite? Ntabwo wibeshye, ntabwo nama ngenda ni inkoni yanjye iri tomezi ndagiza Gatara yateze neza nasize na turitimbiza agira ngo ndi nkuru na murumuna wawe Francois Kamanda y'inyamibwa yatereye umurere umwanya wazi impeta nyamibwira kundi terera kimwe amajuguru ya Mukamba ngo dutahere tugarukiriza aho ngaho. Ntabaza yemwe ndatabaza nimunabare muba mamagane ayiye ndatabaza nimunabare muba mamagane ngamata yenga amata yenga sinaya yoizoga mugitaramo sinasito mumuye gitaramo cy'abanyarwanda nimunabare muba mamagane wenda ndabahaza nimunabare muba mamagane ngamata yenga amata yenga sinaya yoizoga mugitaramo sinasito mumuye gitaramo cy'abanyarwanda nimunabare muba mamagariye. Mukomeze mwongere muce akabogi niko mujya muvuga mu buryo bwo gusiga uburyo bwa gisizi. Gikaka reka rwose nkubwire ko ahangaha ni muratangaje
muratangaje. Ese buriya ko mwatuye ko muba muri Gatsibo muri Gatsibo TSS, ubwo ni ishuri muri rusange. None se umuntu abashatse ko mushobora kuba mu bantu batandukanye ari nko mu gihe cya weekend, muraboneka mwese mukagenda mukajya kumufasha mukamukorera byose yifuza? Turaboneka cyane. Nubwo mu kiruhuko tumanaho mukagenda mukajyayo. Hari abantu benshi bakunze kujya badusaba ngo muzajye mutoza n'abakobwa kuvugira inka. Ese byo waba ubitekereza mu muco nyarwanda nabyo mujya mubitekereza mu itorero ryawe ku buryo ujya unyuzamo mukabigisha? Ibyo ni byabura njya nyuzamo nkabigisha. Burya yamvuga ngo wange iwabo ndamugaye kuko ukundi iwabo ndamugana. Kandi burya abavukana baravurana, batabuvurana barakavunika. Iyo mvuga iwacu ntabwo nivuvuza cyangwa se n'ibyo akavuyo nivundira, ibyo bivuga ko iwacu nta mvururu zihaba. Nkunda kuhita ikihe kirera abana na Nyarutunga akabatunga kuko abatunzi ariho batuye n'ubutunzi ariho butaha. Ibyo byose ho nabikuye ndavugana abakobwa nabo bajye bazitahira. Nubwo bitaragerageza kuzamo neza, hari mushiki wacu udahari, ariko nawe aragerageza ubutaha dutaramanye yahabaye, nawe aratarama agati kagaturika kandi gaseka mpaka mu gatondo ko mu musese. Kaka, hanyuma turi hafi kugera ku musozo, ariko reka nkubaza akabazo k'amatsiko. Ese iyo muvuye mu bukwe we bakubwira ko ari igiki mu by'ukuri bagukundira, cyane cyane nk'umusore ufite imyaka 16 gusa umenyereye cyangwa se ufite ubunararibonye mu kuba yakwivugira yakora ibi byose ni kandi ukubera iki cyane bagukunda? Murakoze cyane. Akantu ka mbere ndongera ngarwe kuri kaka, wabwira n'abareba wavugure muri kamera kugira ngo abakuri babakubone. Tongera ngarwe kuri kakantu nakubwiye ko kwagikaka, ni nakubwiye ni turabo kwagikaka, ariko nyine ndi impamba harimo abanyabagome. Ako kantu ibyo byonyine kumva iryo jambo impambara nawe ntabwo ndatekereza atari ubwa mbere byumvise. Ikintu cya mbere abantu badukundira gusabana, sibyo? Kugira itumanaho ryoroshye, kuba abantu batubona kandi tukabakundira mu ngeri zose. Ntabwo dukorera ngo ni umukire afite amafaranga ngameze te. Mu ngeri zose tugerageza kwisanisha nabo, tugakorana aho uri hose, turakwitaba, tugakorana nawe, tukagufasha kandi tukabikora neza ukabikunda. Ari ibyo ngibyo urakoze. Kaka, hanyuma rero batavuga ngo wihariye ijambo, nta mukobwa uri hano watubwira iri torero uko aryumva nuko aribona? Ese mu by'ukuri umuco nyarwanda cyane cyane katubaze, ndabona uri kumwe n'umugenzi wawe, wamuhereza akamikoro akagira icyo atubwira nawe agasubiza ababwumva, hanyuma tugira ibyo tuganiraho nawe. Itorero ryiza, waba ufite ubukwe ukeneye MC, ukeneye umuntu wo kwivugira inka, wamusanga Gatsibo TSS kwa Gikaka, ngo niho bibera byose. Turakwakiriye nawe. Wowe iri torero warigezemo ryari? Iri torero narigezemo 2022, nasanze ari byiza, nanjye nari nsanzwe nkunda kurikorera. Rwose turabikora neza cyane kandi bishimishije. Nakubonye uri no mu bakobwa bazi kubyina cyane. Ese bure nta kuntu ushobora kwihangana wowe na Gikaka mugakira bakaririmba hano imbere bagatera kwa kundi, hanyuma mukarambura amaboko kugira ngo n'abantu bajye babona batazagira ngo n'ibintu byo gupapira? Gikaka hari ikibazo byabitwaye? Kaka niwe masomo kaka ntacyo byabitwaye? Numva ntacyo byabitwaye, gutarama twabigize umuco, ntabwo namwe mwaba mukanyuma. Katubaye karibu rero, mwegera imbere gatoya rwose, hanyuma Gikaka ngo badushyireho batwereke n'ukuntu abantu babiri gusa ndetse bashobora kuza bakavana gususurutsa ari Gikaka ndetse n'uwo mukobwa bakunda kuba bari kumwe akenshi. Ni karibu turabakiriye nanone. Nambwira ngo abantu bose batari bakora kuri buto ya subscribe kuri Bushake TV, wareba hanyuma ukayikora, hanyuma ukajya ubona ibi biganiro byose, video zose, n'ubundi ni kuri Bushake TV. Urakoze cyane. Burya nanjye wamagari no kwihariye ijambo, ariko burya hano ndi kumwe n'uyu mugabo nawe barimo abanyabagome. Reka nibo bagiye gukorana karaka reka kore umukobwa wanjye nawe arakagira imana n'amafaranga. Ubakora n'uyu nguyu gatatu kibazana batwereke akantu ibyo rwose nta kibazo. Reka dukora ingamba ya babiri, reka dukora ingamba ya babiri. Reka uri turabakiriye.
cyane cyane ko muri kwitegura kujya mu bukwe mu kanya, ubu muragereyo rwose muri fresheri, ubukwe ngo buraba Ingarama. Tugiye Ingarama hariya kuri sare ya paruwasi. Byiza cyane, abariyo rero mwese nizere ko mubakana neza, hanyuma mukimo karirimbo nako tukayisubira mu bukwe. More wararaye, more weye, more wararaye, more wararaye, more wararaye, more wararaye, umuco ndetse rikuriwe na Gikaka ntubwira ngo aho buri hose mu Rwanda, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, numvishe bamaze kurenga n'imbibi z'u Rwanda. Icy'ingenzi ni uko ubahamagara gusa ngo ku kanimero agiye kubabwira mu kanya, hanyuma aho waba uri hose na nimero turaza kuyandika hano kuri screen kugira ngo waba uri hose ube wamusanga cyangwa se wamuhamagara, kandi ngo abashyiremo na promosiyo. Ikangushyemo na promosiyo, ntabwo wibeshye yihoraho. Ashyiramo na promosiyo. Tumenye gusa Harimo abantu benshi usanga bafite ikibazo ngo dufite amafaranga make ntitwatumira ngo umwemusi cyangwa se ngo umuntu wivugira inka, ariko uyu nguyu kubera gushaka gukuza neza umuco nyarwanda agiye kubikora mbese nk'akazi nko kubafasha. Kaka, ufite numero wahita ubabwira ku buryo bahita bagushakiraho? Nimero irahari. Nimero ya mbere ni 0790 639 11. 0790 639 yego 11. Kaka, reka tugushimire cyane rero, kereka niba ari akandi kantu mwabitse, wenda wasigaje cyane cyane nka bya n'ujya ukoresha muri kuwivugira inka cyangwa se nk'amahamba, kuko buriya uyu ni umuco nyarwanda abantu benshi batanazi. Ni buriya abantu bawuzi babizi ni bakeya cyane. Urabona ko abantu nanjye ugiti cyane nabashimira cyane cyane ko abantu bafite impano nk'iyi ngiyi ni bakeya cyane, ariko uyu Gikaka hano muri TSS Gatsibo TSS yaravuze ati reka ayizamure ku buryo igomba kuzagira ahantu hose. Gikaka, nta gahisho mudufitiye se cyane cyane nka tuba mujye mukoresha, ndetse tugira no ku musozo kugira ngo tukanyuzeho? Urakoze cyane. Ibyo tuba twahatarama byo ni byinshi. Mbere na mbere wenda urabona nubwo akazuba kari kugenda kaza, burya njyewe
no kuba nsi igikara, ariko igikara ni cyiza, ariko igikara ni cyiza. Nabonye amavuta atukuza ariko nabuze amavuta agira igikara, nanjye aho nshatse nakisiga mu korogo bugacya nabaye cyakwera, ariko ntago ari byiza. Mu gitaramo cyacu rero tuba tubafitiye byinshi, amazina y'inka twayavuze, amahamba mwayumvise, twabaririmbiye. Yemwe kuba navuze ko ndi umusore usobanutse waganye ubusizi ngo mundinde ubusinzi n'ubusazi, ibyo nabyo bijyanye n'ubwo busizi bwacu. Yenda nakubwiraho gace ahantu naha nk'igisigo. icyo gisigo urakivuga, igisigo baragisiga, igisigo baragisiga. uraba wicaye cyangwa uraba uhagaze? Ndaba nicaye, ntacyo bitwaye. Nta kibazo rwose, karibu tukurikire kino gisigo cya Gikaka n'ubundi. Aho mvuka rero, iyo mavuga ntabwo nivuvuza cyangwa nzana iby'akavuyo nivundire, ibyo bikavuga ko mvuka nta mvururu zihaba. Mu rugo ni ikirehe kirera abana, na nyarutunga bakabatunza ariho batuye, n'ubutunzi ariho butaha, n'uburyo uharaye niyataha batuye baziricyuza, n'inka zazirikiye n'utazizazumvira mu mataha. Ni kankobwa w'ibinyobwa n'abakobwa b'amajosi meza atagomba imikufi, n'amatayi meza atagora abatayeri, n'uwo baraje niyataha, n'uwo basuye niyavuka amandoga mambara. Ni Nyabitare wabo w'abakobwa bafite isi ku maso, n'abasore bafite gatatu mu gatuza, n'ime na gitero bazira guterwa, icyabatera cyose baterura bagatura hasi. Ni ibicumbi, ni ku gicumbi gicuma ituza, aho ibicano bigicumba, umva aho inyambo zizaramba zifite ingamba isa n'urugamba, niyo kudatetereza uruhimbi. Nuko murakagira Imana. Abakunzi ba Bushake TV ndabashimiye cyane, mbabwira ngo niba wakunze ibiganiro byacu cyangwa se wakunze uyu musore Gikaka n'itorero rye, inomero wayibonye aho ngaho, turandika muri screen ku buryo wayihamagara aho uri hose, akaba yagusanga, ndetse n'itorero rye bakaza, ngo nta nubwo ari nk'abandi bagenda ngo barategereza ngo ibihembo, ngo usange bagize akavuyo, ntago ababirinda akavuyo. Cyaka ndagushimiye cyane rero ko mwitegura ubukwe, reka rwose muri ka karirimbo kanyu keza karimo yatangije, niba ari simbizi, ndetse tunamera nk'abari kugira umusozo, reka tugasigiremo abantu bakumva, hanyuma ariko tunagenda. Nambashimira cyane nkubwira ngo waracikanwe, niba utarakorera kuri subscribe kuri Bushake TV wayikoraho kano kanya. Nanjye mbabwira ngo yari Beni, n'ubundi kuri Bushake TV ni nk'ubusanzwe. Ciao, reka tubasigiremo ako karirimbo. Tore manu ko wakaeza Yehova, neko kuwakejeho, neko kuwakejeho. Tore mano to wakaeza Yehova, neko kuwakejeho, neko kuwakejeho. Nuko amahoro n'amahoro bibahame, dore no mu muhanda niyo gahunda. Murakagira Imana.